Inkuru iteye ubwoba y'ubwato bwitwa Merisesi. Abantu benshi ntabwo bajya bizera yuko imyuka mibi ibaho cyangwa se ibintu bitangaje bibaho. Ariko ubundi iyo dusomye amateka mu myaka ya kera, mu bihe byagiye bitambuka, hari inkuru nyinshi ziteye ubwoba zagiye zibaho mu buryo budasanzwe. Reka dukomeze iyi nkuru yacu. Ubu bwato bwitwa Merisesi. Mu mwaka w'1872 ubwato bwitwa Merisesi bwahagurutse buva muri New York City bugana mu gihugu cya Itagira. Ubu bwato bwari buhetse abantu 10 bonyine, nibo bari burimo nyine. Hanyuma kapiteni wabwo, urumva nyirabwo niko nabivuga, ariko burana kapiteni yatwara ubwato bigakunda. Nyirabwo, kapiteni wabwo witwaga Benjamin n'umugore we, umwana wabo n'abakozi babo. N'abakozi b'ubwato nyine nibo bari barimo. Mbega ubwo nabo bari abakozi babo, kuko ubwato urumva bwari wewe na nyiri ubwato n'umugore we n'umwana we ndetse n'abakozi babo. Byose urumva nyine bashobora kuba byose barabigengaga, barabirebaga. Abarinzi be, abamukoraga mu rugo, buri kimwe cyose mbega. Ariko nyuma y'ukwezi hari ubundi bwato bwabonetse, bwabonye Merisesi buri mu nyanja ya Atlantique Ocean. Ngire ngo mbabwire, ubu bwato bwa Merisesi bujya guhaguruka naho bwahagurukiye muri iyi nyanja n'amahuriro nayo. Bwahagurutse mu yindi nyanja bugana muri icyo gihugu, ntabwo bwahagurutse muri iyi nyanja ya Atlantique Ocean. Ahubwo umuryango wabo niwo wari uri muri ubwo bwato bwatambutse nyuma y'ukwezi butambuka muri iyo nyanja. Ikintu cyabatangaje ni ukubona ubwo bwato bw'uwo muryango bwarageze muri iyo nyanja. Ese bwayigezemo gute? None ngo ikintu giteye ubwoba, cyateye ubwoba abantu cyane ni iki? Ubwato bwari bukimeze neza, ibiryo n'amazi byari bihari, imyenda y'abantu yari iri mu byumba byabo, ariko nta muntu n'umwe wari uri mu bwato, ntawe habe n'umwe. Abantu bose bari baraburiwe irengero. Nta mirwano yabaye, nta maraso yabonetse, kandi nta n'ikimenyetso cyerekana icyabaye. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, abo bantu benshi baracyakibaza. Ushobora kwibaza ngo bano bantu bashobora kuba baraparitse ubwato barangiza bagahita bigendera mu bindi bintu, bagahita bigira mu kindi gikorwa. No, ibyo ntabwo byabaye, kubera yuko tuvugana mu mateka y'isi. Abo bantu, uwo mukapiteni yari umuntu ukomeye cyane muri icyo gihugu yabagamo. Yari umuntu utangaje, abantu bose bemeraga. Urumva kumara ukwezi atavuga, ameze nk'umuntu wapfuye ndetse n'umuryango we wose, ntabwo ari ibintu bigaragara, ntabwo ari ibintu bisobanutse. Abantu benshi barahigishije, bahigisha uko byagenze, bashakisha uwo muryango w'uwo mugabo, yewe bashakisha n'abakozi babagamo b'uwo bwato, baraheba. Reka dukomeze iyi nkuru. Mu gihe abantu basatiraga ubwo bwato bajya kureba icyabaye, bagiye kubonabona ikintu kidasanzwe. Muri ubwo bwato hari icyumba cyari kirimo umwijima ukomeye cyane uteye ubwoba, wari uri hagati mu cyumba. Ariko ngo bantu bari bazi ubwo bwato, uburyo ubwo bwato bwaremwe n'uburyo ubwato bwabayeho, ubwo bwato ntabwo icyo cyumba cyari kirimo, kuko icyo cyumba cyari gihagaze hagati ahantu hadakwiye kujya icyumba, mu ntebe nyine. Icyo cyumba ngo cyari gikinguye, ariko gukingwa cyari gikingishijwe umwijima. Kandi bigaragara yuko imyenda abo bantu bagiye bambaye, urumva barayizi nyine. Urabona umwana wawe cyangwa se umugore wawe cyangwa umugabo wawe aramutse agiye yambaye imyenda, ushobora kuyibona. Imyenda abo bantu bagiye bambaye yose yari iri hanze. Bivuze ngo abo bantu aho bari cyangwa se aho bari baragiye, bagiye bambaye ubusa, nta kintu na kimwe bari bambaye. Abantu bagerageza gucana itoroshi, ariko ngo bamurike muri icyo cyumba, ariko bacana itoroshi, icyo cyumba kigahita kizimya itoroshi ndetse na puru igahita ishya. Abantu bagerageze guhamagara, barahamagara, ariko ngire ngo bahamagaraga nabo bafite ubwoba.
bavuga ati se gute abantu bagiye bambaye imyenda barazi imyenda bakayiyambura none buno bwato ubundi bwagize kino cyumba cyajemo gute? Harajemo urukuta rukomeye cyane, icyumba gifite umuryango ariko kitagira urugi aho hakabaye urugi hari umwijima. Abantu batangira kugira ubwoba rero baravuga bati si bino bintu byagenze gute kugira ngo bano bantu baburirwe irengero muri ubu bwato? Ese iki cyumba bagikoze gute? Barangije barebye neza babona imisatsi yabo bari bafite yose barayogoshe. Bivuze ngo abo bantu babuze bafite uduhanga twonyine turiho uruhara, nta misatsi bari bambaye. Ibyo bintu urabyibaza? Abantu rero n'uyu munsi baribaza, ese ubu bwato bwari burimo abazimu? Ese hari igisasu cyangwa igihu cy'inyanja cyabateye guhunga? Cyangwa se hari ikintu kidasanzwe cyabaye muri iyi nyanja, kiba muri iyi nyanja? Bantu banjye namwe ngire ngo mwabyibaza ibyo bintu. Abantu bagiye bambaye bafite imisatsi myiza bameze neza baca mu yindi nyanja, mugiye kubona mu nayo bwa bwato bagiyemo butungukiye mu yindi nyanja, muregera musanga ubwato mo hagati harimo icyumba cyaremwe kirimo umwijima, gikingishijwe umwijima. Kuva ubwo na n'uyu munsi iyo nyanja abantu bagiyemo cyangwa se bagendeyemo, agace baciyemo nta bundi bwato buracamo, bwaba ubw'abashakashatsi cyangwa se ubw'abagenzi, kubera iyo nkuru y'uwo muntu ukomeye n'umuryango we wabuze muri ubwo buryo bugenze gutyo. Ndagire ngo dufatanye mujye mu masubscribe, mukande like na comment kugira ngo mbashe kubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi. Ciao ciao, Imana ibandindire.